ariko iyo ubona abantu bagira gutya bakamara hafi mu mezi agiye gushira angahe nta mirwano mishyashya wavuga ibitero bya nyuma bya M23 biheruka Rwindi ariko nushaka kugite coincidence uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa ubihuje ntabwo waba ukoze kosa ziriya nyeshyamba zamaze gukeneka leta no kwisuzugura ku bijyanye n'imirwanire y'ingabo zirwanira mu kirere za Kongo ntabwo mu gihe cya Sukoyi ntabwo mu gihe cya drone ingendo nka ziriya M23 ari gutinyuka kuzikora M23 amaze kwizera ya defense yayo rero ku buryo ufata konenanga uhigwa na leta n'abamercenaires n'abasadeke ukamwegereza Bertrand Bisimwa ugafata Wiringoma ukamushyira mu metero imwe n'igice intama ikajya ku metero 2 urumva mugakora urugendo ngo muri nyongera ngo mu gihe rucuru arewe isano ririmo rikomeye cyane kuko ni intama bihuje ibara y'umweru n'abandi ni inyeshyamba bose ni iryo sano ni intama mu nyeshyamba yabiriya yo muri RPA afande kabare banigeze kumavuga ngo nafande kayitaro ngira ngo wayikundaga ngo yari zina parade urumva na numvise iyo speech ya afande kabare yaba ririya baravuga ngo barimo bigendera ngirazi bajyamo ukibaza kwitabagiye hagati ikajya imbere abantu bicara bakanga ngo ni intama ngiraho gusa kubera iki zose ziba ari umweru akenshi ino mitwe y'inyeshyamba ibifite aho ikura filozofi y'imirwanire yayo birashoboka ko M23 ikura filozofi z'imirwanire muri RPI cyane ko abakomanda zibaye babayemo Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga bakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boîte na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga no guhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryenge. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na David Eugene Marshal. David Karama n'amahoro. Umuntu yifashe gutya so uri gushidikanya ku mahoro afite. Ushobora kwifata gutyo ari bya bindi mu ishuri babwiraga ngo mwifate neza. Ntago bibaho. Ubwo nari nkoresheje za terime za karasisi. Akarasisi. Regira zamura ingofero, zamura. Birajya basirikare. Mwifate neza, bihita bifata neza. Ko bakoraga karasisi. Bivugwa yuko bitura twarasisi tuba dufite ibihugu byacu bidukoperamo. Bazahimbe na karasisi nyarwanda. Brase uravuga mu bijyanye na kureba babagenda. Kureba babagenda bakopere nk'aka intore. Kureba ziyereka. Intore se n'abasirikare. Intore n'abasirikare n'imyereko y'ingabo. Kureba zihamiriza. Nese wari uzi ko ziba zihamiriza ibiki? Ziba zifite amacumu n'imyambi n'ingabo.
n'ingabo ariko intore ntabwo zigira imyambi simbizi izo zifite imyambi ingabo nyine kuki zigira ingabo zifite imyambi hari ibintu ubona muri iterambere tugezemo ukabona nyine ni byiza ariko ndi nka Rusa navuga Dr Rusa navuga nabyo ni igikoroni amatagitike akoreshwa n'ingabo n'ayi Burayi uzabonamo n'ay'Abashinwa urumva ariko n'ihisi igeze ntako wabigenza kuko aya makungufu mbona abiyerekana baba bakoresha nko mu gihe cy'imyitozo yo gupasinga kw'imitwe idasanzwe y'ingabo ubona ikoreshwa amakungufu ubona ikoreshwa amakara tutamenya akaba byose ni ibishinwa buri mushinwa yakwigisha kungufu bakwigisha umuco w'iwabo imico kandi ya kera ariko ukibaza nyine ese ibihugu byacu nko muri Afurika iyo bakomeza kurwana nk'uko inkotanyi za kera ziraza ku bwami zarwanaga ibisumizi byarwanaga sinzi icyo byatanga ariko abantu bashobora gutoza ingabo bakatoza na verisiyo za kera urumva nk'ubu mu ngabo z'u Rwanda hakaba harimo imitwe irwana nk'ibisumizi byo kwereka abaturage gusa uko bakoraga kuko simbona ko babikoresha conventionnel byose bikamarira iki ngabo ikitorero rukerereza rimari igihugu bashyize mu itorero sabo ngaho bakubashyira mu gisirikare kigomba gukira oya abo ngabo ni departement irwana ntabwo ari departement biceza nkuko n'umundi tubona karasisi ariko bakatwereka karasisi wenda ka Korea akarasisi k'Abashinwa nabo bajya bakora karasisi ka gisirikare k'ingabo za kera ziyerekanaga gute ariko bakabikora tubona ari ingabo z'u Rwanda ishami rishinzwe ibyo donc inarme traditionnelle ariko iri muri arme bikubikirwa na arme wazana n'ishami rishinzwe ibyo kuri fari ukazana ishami rishinzwe wagizana amashami ashinzwe ibya kera oya fare bakoreshaga arme moderne fare yari muri arme zikoresha ibintu biri moderne aho ntawe yabitandukanye n'ibyo abandi bakorana n'ubu ngubu ariko iyo myereke ariko mu bihugu mu bindi bihugu barabigira uzarebe nko mu karasisi k'ingabo z'Abongereza none se no rugero ari amafarashi bagendaho bagiye gutabariza umwami bya bigofero bambara by'amababa urumva uzare kuri presidence kuri Champs-Élysées y'Abafaransa nk'ari abasirikare barinda imiryango yaho ntibabambaye ibintu bimeze nk'amababa n'iki byose burasa bifite ikintu bigendeyeho cyo kuntuze ariko se usanze nk'umujepe mu Rwanda urumva ahantu ku bigo birindwa n'abajepe wenda ugasanga yambariye nk'umwami nka kuri abantu bari bambaye abazuru barabikora urumva iza n'ubwami muri Repubulika afite ingabo isanzwe sibyo ntibyaba se ari ibintu biri spectaculaire bigaragara neza waba ushaka kuzana ubwami muri Repubulika izuba ndabona ririmo riratwangiriza ntacyo byangiza rega ntabwo uri hafi ya kamera uri hafi twikomereza ikiganiro uraza kukireba nyuma urebe uko byari bimeze ntacyo bintu ntwaye hano umukameramani ari guhindagura buri kanya ntacyo bintu ntwaye urumva hari ibintu u Rwanda rwabyazamo ubucuruzi n'umuco no kwereka abaturage no kugira gute urumva gihe cyo nimo gushyiramo gishyashya rega ni ukubyinjiza bigakorwa n'ingabo z'u Rwanda ntabwo ndimo kuvuga ngo bikorwe n'abaturage n'abasivili basinga iby'umuco ariko hari ababishoboye nabo babikora ingabo ziyerekanaga gute ntibari b'intore zageraga gute n'iki ariko ntibikore kuko ntawe wabikoresha ubu ngubu ese ushinze icyo kigo ntabwo ari ikigo ni departement y'ingabo z'u Rwanda yabishinzwe iby'umuco karande wa kera icyo gitekerezo wakijyanye Minadef tukareba ko itagishyigikira Minadef ntikurikirana Primo Media izakikure bakubwiye bati kidevelope uze tuguhe departement jewe ntabwo ndo muhanga mu by'umuco genda umuntu nahanga ibitekerezo umuco ndyango ngo sinzi no guhamiriza sinzi no kuvugira inka sinzi no kugira gute kubera twakuriye mu miji wibaza n'umuco dufite ukagucanga ariko kandi wareba ibintu by'umuco ukabona biraryoshye ubu nshobora kutajya muri concert rwose ngo za Patro Ranking ngo yaje ariko nta hantu rukereza ngo ajya kubyina ngo masimbuke hose mugomba kuba ndiyo kandi ukabona akusikibaza urumva rero umwe mu bantu bashaka gusigasira umuco nuko ngusigasira ntawuzi ariko nguzi byaba ari sawa ugahura n'ingabo z'u Rwanda kuri ziba zifunza ahantu hose noneho zambaye intuzi ibintu nk'ibyo kwa Rwabugire
ariko mu masibo irimo kwiyerekana nabo bakaza kuzamo ariko nka kuri hari habaye pass out nabo tukababona nabo tukabona bambaye nyine sinzi uko babyita bari inkindi niba ari iki ukazibona babyambaye ejo bundi numvise umuzungu uri ku kinyamakuru kimwe bitangukira abantu bigisha ikinyarwanda niba ari muri aho Rwanda kuri YouTube hasi ikinyarwanda numvise ngifite ikimwaro uriya muzungu kazaza ikinyarwanda rwose ntapfa gushobora urumva ubwo rero nitutabikora abandi bazabikopera ujye usanga barabijyanye barimo kubicuruza barimo kubigira gute kuko n'ubushobora gusanga ari umushinga utazi kungufu ariko umwana wo kuri Club Africa yize ubwo urumva nawe yamutwaye umuco wakawiyegereza tuzasanga barabitwaye rero babigize ibyabo ejo mperutse kureba kuri Uganda bakira Cyril Ramaphosa abagande mu muco wabo ngira ngo niko airport bamwakira muri za mbyino zahoze ari Gikongo no mu Rukiga babyina Ramaphosa Bugande bamubyiniye mu kinyarwanda cyuzuye ubwo se umuco wacu batwaye cyangwa no kwa abanyarwanda nabamenye urumva bihugu bihana imbibi akenshi umuco wa hakurya ushobora kureflect ahandi baramubyiniye kinyarwanda ariko nyine abakongomani numvise babyaje saga nini cyane ngo araza kubakira ngo mukanamubyinira kinyarwanda ngo iki ni ibintu abakongomani banamwisha hari ikibazo se si wumvise ko muri Kongo mwagiye ngo mutezayo n'imyuzure imyuzure guteza abantu bagiye bibasirwa n'ibiza bati ni u Rwanda ubwo Nyiransibura yarayihagaritse no mu Burundi mu Burundi anyways David mu Burundi simwe ntimwavuze ngo Burundi babateje imibu ni amahoro ngo nabonye umugabo witwa Sabin Nsanzimana Dr. yego ati imibu irimo irava mu Burundi iri gutera malaria ngirimo gutera malaria muri Gisagara ubwo kandi tujya twicara tugataramana abanyamahanga ukuntu bataramana mu Rwanda tukagira ngo twebwe ntitujya dutaramana amahanga duturanye uwavuga ngo igihugu ngo cyaguteje imibu koko igihugu giteza ikindi imibu gute ubundi imibu biri aho ngaho izerera nko kuvuga ngo inyoni zanyu nizo zagiye muri Kongo cyangwa iza Kongo zaje na kuva igihugu gisangiye ikindi gishanga ntago imibibizi imibizi ko akanyaru ari umupaka ahubwo imibizi ko ari isangano riduhuza n'abavandimwe b'u Burundi ibyo sirabizi kuko yo iba yibereye muri natire yigendera yikera kerera gusa igihari cyo ntagiye na kure y'ibya Sabin Nsanzimana nuko wenda iyi ngamba ziri mu gihugu iki nuko atari ihame it's not adamant ariko ubundi bihugu biba bigomba kugabana ingamba nigeze gukora ahantu biti rw'Emasha mu Mutara wareba ukuntu barimo kuduteza ibiti ku misozi ya rw'Emasha nta nihari ubu ni iyo uri ku side y'u Rwanda nta bisozi biharamye bihari ariko iyo ku rukuta rw'umupaka w'u Rwanda na Uganda hakuno haba harambitse hakurya hari ibisozi muri za ntunga mu bubireba ariko ari ibiharabuge karanija ari ibiharabuge ku buryo unahatoye inoti yagenda ishunguka itabura n'ahantu ifata wareba imbaraga zishyirwa mu Rwanda wareba hakurya ukuntu iyo porogaramu batanayigira bakabasa ubu ngubu bashya barura iki ko n'ubundi ubutayu bwaza hariya bwanetarariza ibyo turimo gukora aha ngaha nta mupaka bwo bwagira ntabyo bwagira abantu rero bafashe ingamba hamwe niba kurwanya malaria hakurya i Burundi bakazifata hakuno bakazifata byaba ari byiza ariko byo kuvanga imibu hakurya itera mu Rwanda yo n'ibibazo biri muri diplomasi y'ibihugu byombi ubona ko bivuzwe na ministre ntabwo biba risaba David nta makuru se y'umuvandimwe witwa Kofira nabonye abana ngo yigishaga barimo bavuga bati rwose mwari mutwara mu buze nta makuru numvise ngo yaburiwe irengero abandi bavuga ko ngashobora kuba ari mu mayira ahunga kuko abantu bagenda bagira gute abandi ngo ribu iki niki ribu nta kiramutangazaho imiryango ye amakuru meruka ari ya kera Kofi nta makuru yemeruka ngo abana babuze iki si ngo babuze ngo mwarimu wabo uriya yabigishaga ngo imibare na fizike arapfa kuba atarabashyiragamo biriya yavugaga kuri iriya cano yiwe nabo bibaye gutyo navuga ko ntacyo baba barabuze n'iki ariko ubwo baba barabuze mwarimu ariko nta ibindi baba baramuburiye n'ibyo ntabanzi kuko nabonaga ibinyura kuri iriya cano bye bidahuye n'ibintu abantu bakumbura ntawamenya niba barimo bagira umwanya wo kwicara n'abana bari nko muri recreation bakababwira amakuru ya za matene na za mafene ubwo we urumva ibyo barababwiraga sinzi ngo byaba ari ibiki ariko nka biriya yabikoraga mu kazi ka YouTube
kuko nanjye utambwira ngo aho nganira muri karitsiye aho mba ngo mvuga nk'ibisensengura, ashobora kuba mu bana yarabwiraga ibintu bizima bakabikumbura, hanyuma byo kuri YouTube byo ntabwo twabivugagaho murabizi. Hari n'ikiganiro cyanjye nawe ubitse wanze gusohora kimeze nka rutwitse, ese uracyakibitse ubu ngubu? aya narakijugunye nabonye ntacyo cyatuma ntabwo gukeka. Ariko Karija hari ikintu njya nibaza, ndabyibutsa hari ikintu njya nibaza, ariko ntabwo ari igihe wagishakira umuti n'igisubizo, nakibura igisubizo nanjye mva nanjye nta gisubizo gifitiye. Wenda nimbyita gutya ntabwo bihita bibihama ngo bibiri iyo nyito abantu babone ko nabuze indi mvugo nkoresha. Tuvuga wenda muri periode runaka umwaka 2022 2019 gutyo haje nk'igiriri kuri YouTube gihurutukanye n'imitekerereze runaka abantu bakayikweshoninga bakayibazaho, ni cyuma ni kanaka yaje gute yagize gute ni Theo ni gutya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ikintu navuga ngo nibaza bibye baye 2020 2024 hagita haduka abandi bameze gutyo, kandi bene uwo muntu azanye inyigisho buryo by'ukuri akora ibiganiro. Navuze ngo sijye bijajinga, ababijajinga barahari, ariko ubonye ko abambere byarangiye, no kuvuga igisigireke amategeko aramukurikiranye, WY nawe ndaramukurikiranye. Kubera iki ujya kubona hadutse undi muntu nawe muri wa mujyo ha abandi berekera, abantu batinya amategeko, abantu batinya iki n'iki, wowe ugeze ubitekerezaho? None se ko amategeko yahozeho yabuzije abantu gukora ibyaha? Erega ntabwo amategeko abuza abantu gukora ibyaha. Ku buryo nabona urugero wenda urugendekeye kaye nijabo inzira nyuzemo. Nese sibyo uri kuvuga nyine. Nkakomeza nkayigendamo. Nese sibyo uri kuvuga. Okay, ntago ibyo nkora. Wigize ubona hari umuntu ko tuzi ko kwica umuntu ari igihano cy'igifungo cya burundu. Wigize ubona abantu barekera kwica abandi. Ntibuka mu noteri wo murenge wa Remera batereye ibyuma ku Gisozi ejo bundi. Noteri ubutaka w'umurenge wa Remera. Hajye banoteri banota ubutaka gusa n'impapuro. Bamuteye ibyuma arapfa. Ubwo no kuvuga ngo abantu se bagendana ubugome. Afite amategeko ntabwo abuza abantu gukoraho ibyaha. Arabigabanya ariko. Ntabwo mbitekereza ko bigabanya. Ubwo se bamaze iki? Uwagombaga gukora icyaha aragikora. Ariko se ko tukiri muri ya message yo kwibuka, no gihura n'abantu bakubita no bafite ideologie genocidaire bazigendana. Wakavuga se nk'uyu munyagwa. Noneho yabyigishijwe nande muri Gicumbi waranduye ngo imigozi y'ibijumba yo warokotse. Ibyo aragenda amubwira ati iyo nsanga aho uri kuyitera. Ati nari kugutabana nayo. Abwiwe n'iki se ko ari kumunesha, ariko ko abantu bahora bitwaza ko bashobora no umwe ari umugabo undi ari umugore. Hari umugore wanesha umugabo ariko ibyo abantu bajye banabyitondera. Urumva? Ako kantu rero nk'ubagiye nkibazaho ntabwo nagatangira igisubizo. Abandi bantu babakurikiye nk'ikinyamakuru nk'uko bafite nk'uko ibintu bize muri sociology muri psychology n'iki bazi impamvu ibyo byose ukuntu bihambira ku kintu kidasa neza kandi bazi ingaruka zacyo, bazatuha ikiganiro bakatubwira cyangwa muri commentaire ko babyumva biterwa n'iki, niba n'uburwayi n'iki ntabwo mbizi. Amategeko ariho rero adakemura ibintu nk'ibyo ngibyo. Shase mbizi yanarorera noneho niyo mpamvu naziga amategeko. None se ntureba ko no ku rwego n'amategeko mpuzamahanga ibihugu biyarengaho? Baravuga ngo ambasade y'igihugu mu kindi ni nk'igihugu mu kindi. Israel ikagenda ikica abantu muri ambasade ikayigabaho igitero. Ariko nanjye muri ambasade ntabwo nzi ko watunga wahatekera wahakarangira uburozi buzanduka ngo ngendere kuri ambasade. Nanjye naza nkabukongeza. Ibyo rero nibyo uri kwita amategeko noneho ngo kimwe nuko kuri YouTube cyangwa se kuri media na social media bitubamo twebwe. Nyine usukuvuga ko nabyibajeho ngo no kubaza impamvu zabyo, hari abambwiye bimwe abandi bambwira ibindi. Abambwiye ndavugamo kimwe bamwe bambwiye nuko hari abantu muri societe bameze nka ya miheto ishuka umwambe bitazajyana. Umuntu akagira gutya ngakakohereza amadolari nka 300 buri kwezi. Ati kudufaranga mpembwa nzajya ngusagurira aho turabavana, ntakubwira impamvu. Akabikora amezi 3 na 5 ariko azigira ngo ku kwezi kwa karindwi waramaze kumenyera azagushyiremo ide. Mbere akakwereka ko muri friend, ariko we yaragutagetinze akabona waba indangurura amajwi nziza yo kurangura ibyo yatekereza. Icyo kintu kimeze nka colonisation sociale nacyo kiri muri societe. Abantu bumva ko batera abantu inkunga kugira ngo gahoro gahoro bazaba managing n'ibitekerezo byabo. Bitwaje amafaranga bafite n'ubushobozi bafite. Za word limit zizakoresha. Barahari kabisa kandi ntabikubwira mbere. Aragucunga pole pole
nigeze gutanga ubuhamya ukuntu hari umuntu muri Afurika y'Epfo wari intasi ya Kabila igihe M23 ya mbere yarwanaga na Kabila, uwo muntu akajya afata hakoraga ibyo bita Facebook Messenger, ukabona amasitati ye ni umuntu uhora uvuga u Rwanda aruvuganira, nawe aza kumbonamo cya kintu ibyo bavuga mu Rwanda igihugu cyanjye, aza kunyigana areba ibintu posting mpaka igihe arakwigaho nyine, mpaka igihe tuzajya mu mujyi umwe akajya sharinga nkamusharangira gutyo n'iki igihe kimwe tuza gucatinga arambwira ati ariko ko nyamano wandika inyuguti zifatanye ugira ikibazo kinishane wanabuze laptop ahita yinyohereza yabaga Janus Capital ngira ngo nuko ambwira ukuntu agira ibibanza mu Rwanda azakora real estate azagira gute ko nta kintu yakorera muri Kongo atagikoreye mu Rwanda, arambwira ngo musabire rendezvous nge Bunagana, ngabona ndi umuntu wegereye M23 koko nanjye mbona birashoboka kubwira Amani Kabasha nti hari umuntu uzava South Africa, kubwira Bisimo ntabwo tuziranye urumva, ni benshi ntabwo ngiye kuvuga amazina muri M23 ya mbere bakazarama n'abandi bose, icyo gihe twari tukina aho dushabutse ubwira umuntu ibintu bikihuta, numvaga rwose kumusabira rendezvous Bunagana ari 0 seconde nzakoresha imbaraga zishoboka zose, urumva nza kuba nicaranye n'umuntu turimo dusoma kuri computer, umuntu rwose nawe simuvuze na Birubavu ni inshuti yanjye, ducatinga mbona agize gutya ngo ngucatinga ngo n'uyu muntu turacatinga twari twicaye gutya, hari ikibazo se ni naka kamashini gasa n'umuhondo nabambe na move yanyohereje keza cyane, nane waka ngo ye baba we ngurapfura nipfira se nziriki, atuzi ko uyu muntu aba mu bantu b'intasi zo kwa Kabila zikomeye cyane yamaze abantu, ati buriya niwe witwa Kanaka hindu izina akongera kitwa Kanaka ndareba arabwira ibyo ambwiye byose bigahura, mubaza bimenye iki bigahura, urumva ko n'abantu binjiriwe rero akoresheje babinjira abandi bakoresheje tu gift babahereza, ukajya aho ngaho yihinduye izina ku manywa muri kumwe yitwa Charles, nimugoroba akakora butinga yitwa Peter, utazi kandi we mwirirwanye yiriwa kumva ibitekerezo ku manywa nijoro ari bukumva ibindi, ariko nahise nanjye nyine ubwo nubwo mvuze ngo umuntu twicaranye ariko nanjye mfite ubwenge nakoresheje, hanyuma nahise naramutegereje gato nyine namugenza gahoro kubera ko numvaga nashaka gukomeza gukururana na M23 sinarangira barira sirirukanka, nagira ngo azaze mbabwire ntuwo muntu aje kubatata mufate, ariko birangire M23 bayirashimiye none se abo bantu bariho rero tuburira abantu rero ko ntabwo mbi mu nshingano zanjye, ariko turigisha twese turi mu itangazamakuru, uzajya ubona umuntu aguhaka dutamuzi agenda kwegera atamuzi rwose n'ibitekerezo bye akagwa ibitekerezo ntabwo suza umuntu ukubwira ngo ukora ibiganiro byiza ngo akira amakuru ngo ujye yakoresha se wayavuze kuri ntuzi ngo yango urabona ngo ntabwo najya kuri kamera ngo ntabwo ari bya twese ngo si bya twese, none ko ushaka kunshyiramo ubusabwe bwawe cyangwa ukanshyiramo ibitekerezo byawe reka nkoresha ibyanjye ntibirananirwa, nta nubwo twabitindaho. Kofi rero nk'umuntu wabaye muri iyi mihanda natwe tubamo atangira wabona ko yasesenguraga neza, reka agiye muri bya Rwanda Burundi rwose mbona birazambye, niba n'ubungu bakibikomeje ntago byamuhira, hari ibintu bitahira umuntu kanije. Kubera iki se wabonaga hari ibintu bibi asesengura? Ntabwo yasesenguraga ibintu bya kubaka societe. Ntabwo kandi kubaho tubaka societe ntacyo bimaze, ntabwo nzi ngo nanjye nyubaka bingana iki, ariko ko niyumva ndagerageza kandi n'inama umuntu angiriye nkayubahiriza, ntabwo navuga ngo ndasesengura agiye nyine sinakira ibitekerezo, ibyo nakiriye ndabikora assessment nkareba ibizima, kandi nawe ntabwo wantumira ku gitangazamakuru cyawe ubona ibyo dukora bitubaka, ntabwo wantumira kuri Premier Media Rwanda kuko nzi ko atari yo editorial yayo yo guhungabanya ibimeze neza. Ya David, mu kanya gato hakomeje kuri Ramaphosa n'uburyo bamwakiriye muri Uganda mu mbyino za Kinyarwanda, urugendo rwe rushobora kuba rwarazanye ituze none imirwano ikaba imaze agahera atanze agahenge. Simbizi ko ariyo mpamvu, ariko impamvu ntekereza akora no ko ari agahenge ko karahari utamenya ngo karimo kunonaho kubahirizwa nande, kuko abantu position zituranye kuriya kandi zidafite interposition observers, abantu b'observateurs babajya hagati bakaba barwana bashobora no kumara icyumweru bibiri batarwanye intambara ya nyayo, urumva yuko ntabwo ibyo bintu byizana, kereka gusa gushomborana hato na hato aho za Sake begera bafite defense zegeranye, aho muri za Masisiyo hepfo bafite defense zegeranye, byose ibyo birashoboka ko gushomborana kw'abasirikare nubwo mwamufitanye amasezerano mwagiranye
nubwo babahuza bari hagati baba baragize gute kurwana ko ingabo zegeranye birashoboka, ariko iyo ubona abantu bagira gutya bakamara hafi mu mezi agiye gushira angahe nta mirwano mishyashya wavuga, ibitero bya nyuma bya M23 biheruka Rwindi na Bicumbi, ahandi ho navuga yuko na Kanyabayonga ntibaragerayo kandi basa n'abahareba n'amaso. Ubona rero ko hari ikintu cy'agahenge, ariko nushaka kugite coincidence uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa ubihuje ntabwo waba ukoze ikosa, ntabwo wabikoze ikosa, nta nubwo waba wibeshye. Uno mugabo ashobora kuba yaravuye i Kigali muri no tour amaze iminsi akora atwaye ubutumwa buremereye, kandi bigaragaza ko hari abagabo ntihapfa abandi. Ashobora kuba step tutarabona Ramaphosa, wenda tudashobora no kuzabona, we never know. Ni ya tours zo kumenyesha zo gukonvisinga SADC, kuko ibihugu amaze iminsi asura n'ibya yase. U Rwanda yarusuye, Uganda arayisura, South Sudan arayisura, inayoboye yase. Ariko ntabwo turabona ajye Kinshasa ngagiye wenda kubwira abagenzi by'amagenzi yakuye muri East Africa cyangwa ngahuze SADC ayibwira ibyo ayibwira. Gusa burya ava muri Afrika y'Epfo aza muri Uganda yaramaze kwakira umwami wa Muswati ngira ngo wa Eswatini. So rero kwifata tukavuga ngo agahenge kariho kadafite impamvu byaba ari ubuswa bukomeye. Akano gahenge gafite impamvu, kandi ndareba gutya nayishakira kwa Tshisekedi ngaheba, nayishakira ngaheba. Gusa hari utuntu abantu bavuze yuko Tshisekedi ashobora kuba atakivuga rumwe n'abamercenaire bariya bakera babaje Mira n'abandi bariya baje mbere, bashobora kuba barigendeye cyangwa barashwanye cyangwa se nabyo atari byo. Ariko biragaragara ko mu bafatanya bikorwa bo ku ruhande rwa Tshisekedi rwa leta ya Kongo harimo nyine South Africa of course, hatabuze uwacitse intege agaca intege n'abandi. Kuko ku ruhande rwa M23 simbona impamvu n'imwe yo yatuma wenda batajya mu by'intambara baramutse batewe ngo basubize, kandi nabo ntago ibyo byose nabo nabegisikirwa. None se Ramaphosa yavuye muri ibi bihugu ntacyo asabwa, ntacyo asaba, kandi ugiye Uganda, ugiye Sudani y'Epfo, urambwira ngo biriya bya Sudani y'Epfo byatunze ingabo muri Kongo, za Uganda zatunze ama brigade muri Kongo, nubwo n'ubu hari abagihari bakora mu zindi framework mu zina mburera. Nyine twemeranya ko bino bihugu Ramaphosa anyuzemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, icyo mu Gifaransa bita ngo d'une façon de notre, bafite ukuntu bashobora kuvuga ijambo ziranyeshyamba zikaryumva. Ramaphosa ntabwo yaje rero yumva evanjiri, niwe afite evanjiri yaje atanga. Nk'urugero nko kuvuga ngo tugiye mu gihe ngishakisha uko nakumvisha abagenzi banjye ko tugomba kuva muri position offensive yo kurwana na ziranyeshyamba, aho nagiye nyura hose namwe muzibwire zigabanya amarere, zireke gushyira abantu igitutu, kandi South Africa ni igihugu gikomeye nacyo kivuga ari kumvikana. Ndumva rero kuri izo mpande zombi icyo kintu kirimo. Hari icyo M23 yabwiwe, urumva, hari icyo SADC na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanyije kurwanya M23 babwiwe cyatera kano gahenge. Hakaba hasigaye gusa gushotorana ku hato na hatoya, cyane ko Perezida Tshisekedi ubwo yarahiraga kuba perezida kuri no manda ya kabiri ku itariki 20 z'ukwa mbere n'umwaka wa 2024. Wibuke neza ko hari instruction yashyize muri discours yivuga ngo iyo abantu barwana ntibibabuza kuba en contact. Ahita atanga urugero rwa Russia na Ukraine kuri yakuntu bajya bahana imbohe, n'ukuntu nyine iriya ntuzigiye hagati ya, kandi ukabona bare barasanye za misile, ariko umunsi ukurikiye bahanye imbohe nyinshi cyane. Iriya jambo ntago abasesenguzi batandukanye barihaye agaciro, ariko genda rihaye uburemere bunyemeza ko si ubwa mbere mvugiye kuri Primo Media Rwanda ko bishoboka ko Tshisekedi abaganira na M23, ariko bitari ibiganiro byeruye, bitari round table bicayeho, ariko gutuma tumana ko umwe abwira undi cyo ibyifuzo bye. Bano bayobozi bo mu yaga bigashaka kubafasha gutangira kwantisipa ibiganiro bitari ukugira gute, ariko ibyo kubwirana ngo dushyireho agahenge tugabanya amarere, buri impande zombi zabiganira, inzego z'ubutasi zabikora kandi bigakunda. Ndatekereza ko rero kano gahenge ntabwo kari kubusa, bose bafite amabwiriza bagenderaho, arabo kuri M23, arabo kuri side ya guverinoma. Birashoboka yuko bavuze batereka dufata amaferi yaho buri wese ageze, kandi ni ikintu cyiza. Ni ikintu cyiza ko abantu barwana bagira
amakonsensus bumvikanaho nta n'umuntu uraza kubajya hagati byerekana yuko babishyizeho umutima bose barasoza n'ikibazo kikarangira nta kibazo intambara bayirangiza nicyo ntekereza. hanyuma se David ubu agahenge umuntu yavuga ko gahari no mu gihe abantu tumva ngo Kibirizi barwanye twumva ngo Sake barwanye cyangwa ni agahenge temporere? Reka tukite temporere sofa kubera ko ntawe agashyizeho umukono tuzi, ariko Kibirizi kurwana urabizi ko niba ari Ventura yatewe n'urugero ndabisobanura mu buryo bumwe, Ventura yateye ndabisobanura mu buryo bubiri. Ubwa mbere bashobora kuba sayidi ya guverinoma bare barwanana, amatsinda barwanana hamwe na guverinoma ageze nko kurane. Itsinda rya mbere ry'ingabo za Kongo urumva ryigenga, ntabwo nemeza sinakumva ko igisigara cy'igihugu kitigenga. Itsinda rya kabiri ni amashyirahamwe y'abazarendo bari abantu bitwaza imbunda bakorana na leta, naryo rifite umuyobozi, naryo rifite ubwigenge ku rugamba. Itsinda rikurikiyeho ni irya SADC, itsinda rikurikiyeho ni irya MONUSCO. So rero mu bwigenge bwa buri tsinda rirwanira hamwe ku side ya Kongo rishobora kuba gashoza ntambara bitewe n'iki, bitewe n'impamvu runaka itsinda rimwe ryiyumvisemo. Niba ari FARDC ivuga iti tubonye mu 23 turafata jimeri zacu tukabona yari iri kuri metero 900 none yigiye imbere metero 300, bashobora kurasa ibisasu byo kugira ngo barwane cyangwa basubize inyuma. M23 nayibona position bari baturanye amakuru y'ubutasi ifite bigiye imbere metero 200 babasatira kuri defense zabo, icyo gihe habaho kurwana. Ariko ibyo ntabwo byaba Masisi ngo bibere icuri cyarimwe, ntabwo urumva bere imirwano ya grande envergure, ni ugushotorana kwa hato nato ibyo navuze. Icyo ni kimwe. Buri umwe wese rero muri amatsinda navuze uko arane ku side ya guverinoma ashobora kwifatira, ashobora kumvikana uburyo n'ingamba agiye gufata ariko zidasatira bose bari ku ruhembe rw'umuheto. Ku buryo bwa M23 nibyo nakubwiraga bashobora kubona basatiriwe, bashobora kujya muri ambushi bakarwaniramo bari bateze nk'ibico, bashobora kutabazwa yuko hari inka zibwe byagiye bibaho minsi ishize, zibwe wenda n'abazarendo M23 ikazikurikira ikazigarura ikazihereza abaturage. Bariya bose barwanira hariya baraziranye, abazarendo hariya barwanira ni wabo, M23 irwanira ni wabo babaziranye. Aho abazarendo banyura mu bitugu by'M23 bakiba inka z'abantu nk'icumi, baba bahazi n'igikombe banyuramo n'igishanga bakwambuka bakaziba. Ariko abaturage bagiye kuri defense y'M23 bagatabaza ati zaka barazijyanye, aho niho hazava ya mirwano ya hato na hatoya. So ni icyo mbona rero, nta kindi kihishe inyuma y'ibi ngibi. Niba ari temporere ni temporere niko mbibona, ariko nakubwiye yuko kuva na kera sindigera mbona 50% 50% leta ya Kinshasa nabo bari kumwe birukana M23 bayikura mu birindiro irimo. Ubwo byose urabibona, haba kujya Masisi, haba kujya Rucu, haba kujya Nyiragongo. Ariko kuri 50% sindigera mbona M23 itsinsura guverinoma nayo ngigeze Kinshasa. Iriya siroga M23 kugera Kinshasa na iriya Sefreve Kongo ntabwo nzigera nyemera, kereka cyo ko rumanitse nka serumo nka 200 zikanshiramo. Gufata igihugu nka Kongo biragoye kandi reba murajya gufata umujyi nka Goma mukabanza gutera imetero, noneho sigo mongeye indi mijyi mukongera igihugu kingana kuriya. Ingabo z'u Rwanda, iza Uganda, iz'u Burundi nazo bashaka amezi 9. Ibihugu biri powerful, bifite ibikoresho, bifite indege z'intambara, bifite buri kimwe cyose. None mwebwe ngo mwagera murariya Sefreve Kongo mwagera Kinshasa, hari ugiye kumbwira ngo se ngo bagora bafatanya ibikorwa ngo babagezayo? Ibyo ntabwo mbizi, ndareba ko bari ku rugamba rwo kurwana. Ntabwo rwose, ntawe nje guca intege hano, nta n'uje kongerera intege. Ntabwo M23 yapfa kugera Kinshasa ngo yigarurire kiriya gihugu nk'uko na leta nayo itayikura hiri. Iryo hagamana ry'impande zombi bishobora gutuma n'abantu bacisha make, buri umwe wese bakamaza icyo yifuza, akabazo icyo yifuza, akavuga ati ko mwibeshya mutaza nese Karija imyaka ine irashize presque ine, urumva azigesha manzi zirafata n'umujyi wa Goma kandi zimaze iyo myaka ine zirwanira ku kilometero 20. Ubwo ku kilometero 2500 bahagera biratwaye imbaraga zingana iki, tutagiye kubeshyanya. Noneho na Kinshasa vice versa nayo imaze imyaka ingana gutyo yarambuye ibirindiro na M23. Nta gasozi na kamwe rudoye leta ya Kinshasa yagombora kuri M23. Nta konzi iyi ntambara ndayikurikirana umunsi ku wundi,
ngo tuvuge ngo M23 baga Kibumba leta irahisubiza, M23 baga Isake leta irahisubiza, M23 baga reka da, kereka gusukumana ku hato na hatoya, ibyo bibaho ku ntambara, wanyigije imbere wanyigije inyuma. Ariko ugiye kuri ibyo bita axis y'intambara, nguvuga ngo M23 yatakaje axis gicanga completely cyangwa se gutya, ntibishoboka, ntibikunda. So ingabo zirwana zimeze gutya simbizi. Niba mbona ko leta ya Kinshasa itagera ibunagana ku birometero 70 wenda uvuye Goma, sibyo byayigora. Ayo mapeti nenda guhereza M23 ko yagera mu birometero 2500 kandi leta barwana itagera ku birometero 70, nayo nayihereza. Abantu barimo kwibaza babasesenguzi batandukanye iyo tuganira amaherezo y'ino ntambara se bizarangira gute niba bimeze gutyo nanone, niba bikomeje kuba statique. Ariko ngewe nta ntiriwe ntera metero, iyo bambajije gutyo mbahereza ingero nyinshi y'ahantu hari statiko yuko bakemuye ibibazo ntibibe bikemutse burundu, ariko bikaba bihagaririyeho biri kandi bikamara imyaka myinshi. Nabahaye urugero ku ntara bita Puntland yo muri na za Somaliland zo muri Somalia, aho usanga abantu bafite ahantu bategeka hataba amabwiriza ava muri kapitali y'igihugu ariko hatitwa n'igihugu. Hano hana M23 controller sizi ngo izagenda hongera igere hehe. Ibyo narimo vuga mu kanya bigaragaza ko hashobora kuzamara imyaka myinshi hameze kuriya hameze, hatekanye cyangwa se hatera imbere ukwaho, na leta ya Kinshasa itera imbere ukwaho. Yewe nta matora yahabaye, nayo uzasimbura Tshisekedi nta yazahaba. Ibyo rero birashoboka bikabaho gutyo, gusa bisaba imbaraga nyinshi cyane, kimwe no kubinasaba n'abaobservateri babajya hagati bakabimanaginga. Ariko niba abantu babasha kuyobuserivuga hagati yabo, ni ikigaragaza yuko bishobora kuzakomeza kugenda kuriya. Gusa question mark hari ni ingi no kwibaza ngo M23 yasugira igasagamba ahantu ifite igacunga abaturage miliyoni zirenze 6 z'ahantu iyobora, ariko badafite umujyi munini wo kubasupplyinga. Ese umujyi munini nka Goma wo wabaho udafite bya byaro biwukikije biwusupplyinga ugasurvivinga imyaka myinshi? Still Goma iracyari ikibazo ku bantu barwana. M23 ni ikibazo kuri Goma, Goma ni ikibazo kuri M23 nako, kandi Goma ni ikibazo kuri leta ya Kinshasa. Eida kubohora ibyaro bikikije Goma kuri side ya leta, cyangwa se kuri side ya M23 kubohora umujyi wa Goma, kugira ngo umujyi wa Goma ufite airport, ufite ibitaro, ufite inkiko, ufite imanza, ufite imipaka, ufite buri kimwe cyose ubashe gusugira gusagamba. Kugira ngo abantu babyumve neza, umujyi wa Goma ugomba kubaho ufite ibyaro biwuhereza ibyo ukenera, kimwe no kubyo byaro bikikije umujyi wa Goma bigomba kuba ufite umujyi munini cyane ubiseriva, ubiha service. Icyo rero ni ikizamini gikomeye cyane. Ndimo gucunga nkareba niba side ya guverinoma yagira gutya ikazagira ikarwana ikabohoza nka koridoro imwe muri koridoro ebyiri zisupplying umujyi wa Goma. Iya mbere ni ya Kibumba Bunagana, iya kabiri ni ya Sake Minova Bukavu, nkuko yabana Sake Kicanga Mweso gutyo. Bo kwanza ikizamini uko giteye, Eida M23 yafata Goma cyangwa leta irakora ibyo byabaga bwose, yajya kwa Rutanga kuraguza, yajya hose, ariko ibone imwe muri koridoro ebyiri nini cyane zisupplying umujyi wa Goma. Aho ngaho birashoboka. Icyaza ku ntera ya gatatu kitari bombi kwishakamo igisubizo nicyo navuga haruguru, ko uko kuntu navuze bazagenda begerana baramafoza bagize batya, uyu yavuze gutya, umuhuza wa Ngora bivuze gutya, bashobora kuzagira gutya udukontakite bagirana tukabyara icyo bita koridoro humanitaire ituma umujyi wa Goma uhumeka. Ahubwo sira amafoto ko byavugaga ko ngo yaje kwishakira imboheze M23 yari ifite, ubwo yabarazijyanye, none se ubwo yazisiga. Abaperezida n'abantu bakomeye kanije, si ubwa mbere kandi umuntu yabata nese Muhozi ko yigeze kuza mu Rwanda ntiyatanye umusirikare ngo warufungiye mu Rwanda. None se amafoza n'umuntu wataha kuri yavuga ngo aranyuzwe ngameze neza, izo mbohezo batarasabye inzira zinyuramo ngo zijyane. Niba arahisemo kubigira ibanga kuko byarabaye nkuko byavugwaga, ubwo yabarazitahanye cyangwa zifungiye Uganda, ngo hari yagiye azikurikira. None se ko yavuye mu Rwanda akajya Uganda akajya South Sudan, imbohe barazibitsa. Reka hako birashoboka. Na Tanzania rero ishobora kuba yari zifite yaratuje. Nuko bimeze. Bazakiraho koridoro humanitaire yo kubasha gusupplying umujyi wa Goma.
kandi mbona iri rayikiri guhitwamo gutoranywamo ari nk'iya Kicanga. Iya Kicanga bayitanga kugira ngo ibyo kurya bituruke Rucuru na Masisi bigaburira umujyi wa Goma. Ese ya kipe 11 vedette do pinga ko yahise ikagera Goma kucyema amafuso yatahanira. Erega ntabwo bigoye kanije no gucekinga imodokari mukareba birimo mukareka abashoferi bakagenda abandi bakaza bakarangura ibintu bakagenda. Ari mu Ventura ntabwo yahombera yabonamo imisoro urumva abari muri side ya Goma bakabona ibyo kurya. Gusa ubu ndimo kwivugisha ibi ngibi nibaza impamvu Goma itafatwa n'abashobora kuyifata. Goma irimo iki? Goma ibamo iki tukugitafatwa cyangwa se jewe Goma nayifata kandi amezi 3 amagambo yo kuri Goma yabarangiye. Ari amahanga yakwisaza yabarangiye ari iki n'iki byabirangiye. Ariko buri hari impamvu nyine batayifata nabo. Impamvu batayifata niyo ntumva nyine. Ariko impamvu ntanayumva giye nibura umuntu ambaje n'impamvu ntayumva nakubwiramo nk'ebyiri. Impamvu ya mbere bayigose badashaka kuyifata. Impamvu ya kabiri kuyigota, sibyo? Kuyigota nka 70%. Byenda gusatira kuyifata kuri iyo ntera 70%. Uti kubera iki? Wayifashe wayimye ibiryo. Byitwa ko wayimye ibiryo. Sibyo? Wayifashe irasana ryawe rya hato na hato ry'abarinze Goma nawe ushaka nawe yigose iragutwara ingabo n'ibikoresho byinshi. Buriya abasirikare bari kuri front line ikikije Goma ntibasinzira. Impande zombi kugira ngo atagira umuntu banyura muri humwe. Iyo effort ukoresha urinduriya ugota umujyi wa Goma. Urumva? Kuko icyo shaka kuvuga ntago mbishyira yuko yakunanira kuyifata kandi uyigose. Imbaraga zigose umujyi zikakuraho urukuta amezi 6-7. Urumva? Burya izo mbaraga zafata umujyi mu munsi itarenze 2. Kuko ziba ari nyinshi. Noneho zigahumeka. Icyo mbivugira n'iki rero? Nuko Goma igihe itarafatwa na bisobanuye mu kanya, urumva? Yateza inyangaro uyigose. Leta yashatse kwitoratoza n'umuryango mpuzamahanga uzareba ibitutsi bitukwa Israel kuri Gaza. Kwa kuri itagitanga agahenge naho kunyuza imfashanyo. Biriya bintu mu Ventura ishobora kutazafata Goma. Ariko mu gihe cy'umwaka umwe amezi 9 bikabaswa bakazayibyarizamo intuzi bakazayikorera dosiye. Kandi dosiye yabiremereye kurusha dosiye y'uwafashe umujyi akawukontorora. Kuko wafashe umujyi akawukontorora no biri akazi gakomeye ariko zanzira ziba zifunguwe abaturage mu mutangiye gukorana bamwe banakwivugira imyato atari uyivuga. Urumva? Kudafata Goma n'ubundi byanze bikunze mu Ventura bizayishyiraho ikibazo gutinda kuyifata. Urumva nibyo nakubwiraga. Urahatakariza abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi byo kurinda urwo rukuta wubatse. Urumva? None na ryazina wangaga kwangiza winjiye mu mujyi w'abandi n'ubundi riraguhamye kubera kugota uwo mujyi. Buriya Goma hajemo famine nko mu bana bakabura ukabutangira kubona aya mafoto tujya tubona muri za FAO na za Ndeyane n'iki byose ngo nzarayisha abana. Donc abana batangiye kubona nk'abatubona muri Sudani. Muri Khartoum harimo ikibazo cy'imibereho mibi. Aya mafoto agatangira kuza ameze nka muri Gaza. Zino nyeshyamba ngira ngo aya mafoto zayikura. Ahubwo niba bakora assessment n'ubutasi bwabo bajye bacunga uko Goma igenda izamuka ku rwego rw'imibereho mibi. Ubu bigeze ku mutekano. Sibyo? Nibiva ku mutekano bizajya kuri famine inzara. Nibiva ku inzara bizajya ku byorezo. Ntabwo nyari umusirikare ngo warasha abantu 4. Bane. Nibiva ku byorezo bizajya ku nkiko. Kandi ushobora kwanga gufata umujyi wa Goma ukazawufata wabanje kuwuteza ibyago nk'ibyo utakibyikuyeho nabyo. Ariko ufasha ugasugira ugasagamba ibitutsi byaba byinshi ariko meza 3 byabirangiye. Byaterwa no kuzawitwaramo nyine bavuga ko ngo umusore cyangwa umwari mwiza ngo ashobora kugera ibwami kubera uburanga bwe ariko ngo ikizahamutuza n'ubwenge. Mu Ventura rero gufata Goma yifata ariko ubwenge bwazayibeshamo ikabana n'abari abanyamujyi b'abatawuneri. Urumva? Nibyo byatuma igira isifa nyine igira ikishimwa. Ariko sinzi niba filosofi yumvikana neza kandi jabo kugota umujyi udashaka kuwufata icyo utinyira cyakugeraho n'ubundi kubera kuwugota nyine. Kuko no kugota umujyi ntubyemerewe urimo kubuza ubuzima abaturage. Ikingenzi ni ko wawufata rero ukawujera. None mukagira ubukene mwese kandi nta muturage ukena abaturage barikorera reka.
abaturage bafite umutekano barikorera. Kimwe nuko kano gakeregeshwa ngasozerezeho, kimwe nuko kutawufata wa muntu wiciye umuntu arashwe n'umusirikare wa Tshisekedi kandi ahora kubona wiyamatsa uri mu misozi aho ngaho ngo umuntu urwanira amezi 6-7 akubona nkaho uri umugambanyi, akavuga ati kandi yo M23 biyoboye umujyi ntacyo papa babaye ntacyo mama babaye. Ariko reba kuko wenda yumva ko nta biba kiwanja, yumva ko nta biba gicanga. M23 rero abantu bashobora kuzayifuza ariko bayimara kwirambirwa bakanayibagirwa. Bo muri Goma bavuga bati twaramenyereye nyine twabayeho nabi, tuzategekwe rubonetse wese, n'abari kuza kutubera batabazi ntacyo batumariye. Byose ni ikarita ya M23 igomba gucanga. Nabonye barimo baragenda bakora urugendo bafite n'intama. Aho muri M23 ya za Rucuru ngo bakoze urugendo rwo kwibohora. Ariko nyine abantu batari mu ntambara yeruye ubona ko isa nkaho bayicumbikishije. Ikindi bakora n'ikisa ni ingendo n'ama meeting. Wabonye ko ngo bari bashoje kadaship y'abakada babo amezi ntibayavuze ariko bari na benshi, bamwe bavuga 1800 abandi bavuga 800. Umubare ntabwo uvugwaho rumwe, ariko urebye defile yabo bari abasirikare benshi baririmba indirimbo z'ikinyarwanda nyinshi n'iz'igiswahili. Nitajengwa na sisi wenyewe. Yego, urumva? Ariko icyo ntekereza navuga kuri urugendo rwabo, jewe nikuriyemo ikintu kimwe kandi ntungore rwose. N'icyakabiri ndakikubwira ariko kitari na ngombwa cyane. Ziranye shyamba zamaze gukeneka leta no kwisuzugura kubijyanye n'imirwanire y'ingabo zirwanira mu kirere za Kongo. Ntabwo mu gihe cya Sukoyi, ntabwo mu gihe cya drone ingendo nka ziriya M23 ari gutinyuka kuzikora. M23 amaze kwizera ya defense yayo rero. Ku buryo ufata Colonel Nanga uhigwa na leta n'abamercenaires n'abasadeke ukamwegereza Bertrand Bisimwa, ugafata Wiringoma ukamushyira mu metero 1.5, intama ikajya ku metero 2, urumva? Mugakora urugendo ngo muri Nyongera ngo mu gihe Rucuru. Arewe hariya rega military ntago ari kure. Ntabwo nzi intereri hariya ariko dukoresheje GPS twanayimenya, urumva? Hariya ahantu byangora kwemeza ko hari nka martieri y'imbunda ziremereye za harasa, ariko red igitero cy'indege yihuse kuko ya rugendo barwapanzwe kandi FARDC igira ubutasi. Kuvuga ngo baruteguye ntibabuze amasaha 4-5 FARDC yari yarumenye turi buve Nyongera tujye Rucuru turi kumwe. Air Force rero yabiturutse Kisangani yasaze yaza cyangwa indege ebyiri z'intambara nubwo cyaba igitero cya kajugujugu cyasiga gishwanyaguje iriya ntuze bari abantu bangana kuriye rwose zabarasa. Ariko mbona ko ishobora kuba ari demonstration de force abantu bita ngo ni urugendo rw'abakada no gukeneka leta no kwisuzugura, gusuzugura igisirikare cyo mu kirere cy'ingabo za Kongo. Rwose no kubitekereza abantu bangana kuriya ntago bamobilizinga umunsi umwe ngo babone umuha utabanje kubahamagara ngo yemwe tuzajya Nyongera tuzagira gute. Ntago biri ibanga rero ngo vuge ngo watunguye abantu. Wenda inyeshyamba zishobora kuvuga ziti twari kuva Nyongera tujya ku gasantere kanaka none tuzava Nyongera tujya Rucuru santere bagahindura itinerere. Ariko wahindura itinerere utahindura itinerere icyo gikorwa cyo ntago wagihinduye. Erega tutagira kuri ya rugendo niba abantu baramaze igihe kinini cyane muri kadaship kuba ukwezi kuba biri sinza bamara yo kwangana no ko M23 rega ikoresha ifite amahuriro aho ihuriza abantu bangana kuriya ugatangira ikosa ukayirangiza bya bitero byo mu kirere nta kiguhungabanyije. Bigaragaza ko leta yamaze gukenekwa bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23 kubera ko wibuke ko mu gihe cy'urupfu rwa Colonel Castro abantu batangiye gutekereza ko M23 igiye gutangira kwirinda kujya mu ruhame kuko niba koko yarapfiriye mu kwigisha abaturage ubyahibwita bigaragara ko mitingi bagiye kuzisezeraho, ariko ahubwo bongeyemo imbaraga kuva icyo gihe. Bigaragara ko M23 imaze gukeneka leta rero je nicyo nakuyemo cyo kwisuzugura biraho ngaho gusa kuko oya ariko fata izindi nyeshyamba kugira ngo byumve neza nuko wavuga uti wenda General de Gaulle uri Rwanda muri Sudani akajya mu gasati mu gace kamwe kuko kakari tumubita wa Mudurumana aho yafashe agakora urugendo nka ruriya na Air Force ya Burhan akaharokoka
staff yose imukikije ubundi ntabwo biho biriya ubundi mu yandi magambo ahantu bisimwa ari urumva ahantu Colonel Nanga ari uko inyeshyamba zikora ntihagombye kuboneka Colonel Nanga kugira ngo iyo komande niraswa icyama kitabura abayobozi icyarimwe sinzi n'abantu bo mu bintu bajya bitekereza no gukeneka leta niba ari imibare yabo bafite sinyamimenye ahantu Lawrence Kanyuka ari urumva ntabwo barinda bagomba kuhaboneka cyangwa wera ingoma kugira ngo hagize icyahungabanira badahungabana bose umutwe bakawuciye umutwe w'inyeshyamba ibyo ngibyo ubona byirindwa na General Major Sultan Makenga niwe udakunda kwivanga muri biriya byose nk'umusirikare ariko rwose njyamona bari abantu bakomeye muri M23 bicaye mu gatuti kamwe kavuga izi nyeshyamba ziriya nyeshyamba zindazibona kuva nabona inyeshyamba zikora ingendo none se buriya nk'iyo bamwe bajya inyuma aho umusuru utangirira wiriya meeting babiri bakajya inyuma n'abandi hagati byatwara iki ariko bagenda ku murongo umwe simbizi ariko buriya ntureba hari igihe biriya bintu bikomeza bazabiboneramo isomo ziriya ngendo hari igihe leta izazibakosoreramo singiye kukubeshya none se David iriya ntama bari kumwe hari ikinyamakuru nabonye cyanditse ngo hari aho ihuriye n'iyagendanaga n'abasirikare ba APR hari isano ikimenyetso ni isano ririmo rikomeye cyane kuko ni intama bihuje ibara y'umweru n'abandi ni inyeshyamba bose ni iryo sano ririmo ni intama mu nyeshyamba ariko isano rindi se warikura he kuko ni intama zisa ntabwo ryabura byabura iyindi sano kuki batahisemo se ihene y'umweru cyangwa bahitemo urukwavu nta wamenya ibyizi ntama babivuga kwinshi yaba iriya yo muri RPA afande Kabarebe nigeze kumavuga ngo nafande Kayitaro ngira ngo wayikundaga ngo yari zina parade urumva naho numvise iyo speech ya afande Kabarebe yaba ari iriya baravuga ngo barimo bigendera ngo iraze bajyamo ukibaza kwitabagiye hagati ikajya imbere intama yagiye hagati y'abisimwa na Colonel Nanga igacungaho Major Colonel w'ingoma ari iriya ntamiza ubwenge noneho izi na prominence y'ukuntu abantu bari hariya bameze itereka nje hafi na ba commanders gusa naho wifasha amatwi cyangwa ifata igisemba yikurure so ntiwamenya ariko mu bintu bijyanye n'imibereho y'ibyama abarwana abayobora ibihugu ese mu birango biranga ibihugu uzakore tuwa mu birango biranga ibihugu bya Afurika urumva byaba mu mico karande cyangwa mu birango bikuru by'igihugu by'ibihugu 80% uzasanga harimo ibikoko urumva uzajya nko kuri polisi y'u Rwanda hari inuma ntiwamenya ngo watekereje uruma bitekerejeho iki urumva nko mu Uganda haba gaseke anane umusambi muri Kenya haba ikintu kimeze nk'intare muri Tanzania naho birimo mu Burundi banza bashyira imbere ingoma cyane nko mu Rwanda bagaseke ariko nko muri RDF habamo intare ubona iryamiye amajanja ibintu by'ibikoko n'ibyo bw'amasysteme n'ubutegeke n'imitegekere biragendana intambwe ku yindi ntabwo bisigana ni ikintu abantu rero bashobora kurebaho mu buryo bwihariye ku buryo ntekereza yuko abantu bazabiganiraho bagakomeza kubisesengura ariko rwose naracunze mbona nta gihugu na kimwe kidafite ikirango kirimo inyamaswa kandi iyo nyamaswa ibifite ikintu isobanuye ubwo rero muri M23 bivuga ngo ni intare za Sarambwe niba bashaka kuba intama za Sarambwe simbizi ariko ntabwo wafata intare ngo ikurubane ngo umugendane intare sa nizima buriya mwagendana ubwo bayivunjije intama ariko abantu bicara bakanga ngo ni intama ngeraho gusa kubera iki zose ziba ari umweru akenshi ino mitwe y'inyeshyamba ibifite aho ikura filozofi y'imirwanire yayo bamwe bavuga ngo nabamawo kwa Mao Zedong abandi bavuga ngo nabo kwa Che Guevara abandi no kwa Ndeyande birashoboka ko M23 ikura filozofi z'imirwanire muri RPI cyane ko abakomanders babayemo ubwo ruhambiranye n'intama ruhambiranye n'ikindi byose nta birenze birimo ni ibintu bishoboka cyane ko
muri Kongo noneho hari imbuga hari impaka ku mbuga nkoranyambaga nahoze mbona abantu bari pro M23 n'abari pro government baterana amagambo abo kuri pro M23 bakwa we ngo nimwireke ngize mu ruhande rwacu nyine ngo katanya amase ngo mwamwayemereye ngo mwamwahise muyirira hari ari mbisi ngo yabimenye nyine ngo uruhande ngirimo urumva nako nakantu gafasha muri morale y'abasirikare intama iri muri M23 ibituje ariko iri muri leta bahita bayikubita iposhe n'umukandara bakayitwara kuri moto cyangwa bakayitwara kujya kuyirya bakayotsa ntawamenya ariko intama zose ni umweru abantu bose bari inyeshyamba abandi ni inyeshyamba bafitanye n'amasano mu buryo bw'amateka ntibari n'imitsindo y'inyeshyamba ntawamenya ariko ntabwo intama apfa kwizana kigafurangije mu bantu kubera iki zitagiye mu banyeshuri ku bigo by'amashuri ikajya mu bantu bare ese kuki yaje hafi y'ahari bubere urugendo kandi ari umweru ari intama none muri yanizanye bitubeshye yakwizana gute ko nta nyirayo wayikompanirize ngo tubone utwana kudushumba turimo kwirukanka hagati y'abari abasirikare tuyigarura yari ku musururu umwe ikomeje nayo kandi izi parade iriya ntabwo nzi ko izi parade ahubwo muri Kongo banza baraguza bose Tshisekedi nawe ndabona ari kumwe n'abantu bafite uruhu rw'intama babambaye impuzu z'impyisi n'iki byose babapfumu ya ni imondo imondo ziracyabaho uruhu rw'imondo bari muri Kongo mu mashyamba ntabwo zaburi bya byose buriya M23 nawe wasanga iraguza saba Kongomani bose ikaba yaragurije mu ntama kandi ingamba z'intama ngo zirangira zitsinzwe niba intama ari indwanyi niba intama zigize gute simbi zirangira zirwana bazitsinze reka tureke M23 izatsinda none se David reka dusoze hari ikindi wumva wakongeraho mbere yuko dusoza ikindi nakongeraho nuko ni ikintu maze iminsi ntekereza sinamyinshi ni nk'icyumweru ikintu cyo kubona ko dufata intambara z'ingenzi SWAT tuzigire enye intambara ya mbere intambara ibera muri Burasirazuba bwa Kongo hagati ya leta ya Kinshasa aho bari kumwe n'ingabo za M23 intambara ya kabiri intambara ihuza General De Garo wa RSF muri Sudan ndetse na General Burhan umuyobozi wa Sudan intambara ya gatatu intambara ibera muri Ukraine hagati ya Russia ndetse na Ukraine n'ibihugu by'Uburayi intambara ya kane intambara iba hagati yo mu Barabu n'Abayisraeli na Palestina ushaka ushyiremo na Iran basigaye barasana muri iyi minsi Karineja nkubwiza uko ndakubeshya aba bantu bose bari muri izi ntambara impande zose Karineja barananiwe nta ntezagire n'umukubeshya mashani bateye imetero bose nsanga bafite ukuntu bafite propaganda urumva umwe wese yigosora ngo nakugira gute nakumanika ariko izi mpande zose nkubwiye zirananiwe intambara marerezoma abantu bari mu ntambara muri iki gihe ntabwo barimo kwirambirwa ngo bayireke urumva bafitemo kamere yo kurambirwa intambara ariko banarwana bahanyanyaza buriya Russia Putin yarambiwe intambara ku mutima yaramunukiye yaramuheneye umutima warahennye urumva buriya Zelensky ahora yibaza ikintu cyamukura uriya mugogoro w'intambara buriya Netanyahu wajyaga uvuga ngo icyamuha imbarutso yo kurasa Iran imbarutso ye twarayibonye bose no kugaba ibitero kwa ngo biri limited Iran nayo haravuga iti tuzasiba Israel ku ikarita nayo yahise iba restraint nayo hagarika intambara so mu rindi jambo ntagiye kugutinda abantu bose bavuga intambara donc umwuzuro w'intambara uri mu magambo twumva ntabwo ari umwuzuro uri mu bushobozi n'imitima y'abavuga ari amagambo intambara ziri ku isi nyinshi n'intambara z'amagambo ibuka ariko amagambo y'Amerika Iran ngiramutse yigize ukuntu ngo Amerika itisandaza ariko niyo yabanje gusaba Israel ngo ntikomere utendere ntabwo urimo kubona ko propaganda z'intambara zimaze kuzura imitwe y'abantu ariko kuriho nta kintu kiriho bijyanye no kuzishobora maze rero giye nkakuramo iki cya kabiri kiye tusozerezaho abantu bamaze kwinjira mu ntambara ariko babuze ikizibasohoramo ndakubwira wabwira Putin ngo birangiye gutya yahita ajya guserebura soshi hahandi akunda kujya koga akajya muri pisine akamaramo ukwezi ino ntambara zarabarangiye Zelensky wumuze ashatse no kwegura yabuze uwo buhereza Netanyahu nawe yarasuniye Iran irasuna M23 nuko ireba goma gutya nk'ubwo kuri televiziyo nabo bakayireba gutya birirwa baharanganya amaso mu kibaya habuze usuku mundi abantu barananiwe intambara no muri za Sudan nuko ngo kuko ntabwo wambwira ngo
ngo Hemedi ngo yafashe ibibuga by'indege ya gute ananirwa presidence ku bwende n'urukundo akuze Sudani kandi ntibambwira ngo Burhani nane kumwirukana muri Omdurman nawe ko bishoboye sinzi ukuntu bizagenda ariko abantu nibatuze bamenye ngo amagambo tubwirwa n'abanyapolitiki yo kwigira indwanyi ntago ari ukuri barananiwe aho abantu bavuga ngo tuburiza imbarutso ngo duhangane habaho ikirenze imbarutso misile zingahe n'iki ukabona abantu bagabye agatero Irani yatangiye no gusuzugura igitero cya Israel bavuga ngo ntago cyari igitero ngo ni isazi zagurutse mu kirere cyayo urumva so ntabwo ubona ko ibyo tubwirwa amagambo ahubwo hari icyo bita political marketing hari igihe ubona abanyapolitiki bashaka kwimarketinga bigira indwanyi zikomeye kugira ngo bigarure imitima y'abantu nabo bakunda ibintu by'indwano no kwereka ibihugu byabo ko ari intwari ariko ntacyo bashoboye mu ntambara buriya so wambwira ngo Ibrahim Raisi wa Irani niba yararashe misile zose hafi 99 Israel ikazisama uretse gufotora amavideo ngo warashe wangira amamiliyari y'abanya-Irani buriya Irani yageze kuki ubu se Netanyahu kwica bari abajenera ngo yageze kuki nta birindiro yigeze asenya nta kintu yigeze asenya muri gifatika muri Irani baracyasugira barasagamba baraho gusa bameze nk'abantu barimo kubeshya abaturage amagambo ngo twarwanye kandi ntacyo mwarwanyemo so abantu rero ntabwo ugenda bagusaba ngo nyire gute n'iki bintu nk'ibyo ariko genda bwira abadukurikiye bamenye ngo intambara z'amagambo zifite uburemere bwazo budahari uramutse uzikonvatinze mu bikorwa wakuramo zero nta gihugu kiteguye kurwana n'ikindi intambara yeruye nta bushobozi bw'abarwana bafite uretse amagambo yo gukangana no gukangatana M23 yavuze ngo kingi zafata Goma wa mugabo wari Nyanzara Kiwanja ntuzabisubiramo yuko nenanga ngo bahumura abagoma ntibahumure nyine ngaho nibambwira baze gutera intambwe kilometero zingahe leta yakisha sisi turaje tubakure sake tubakure hose na n'ubu ngubu defense mu M23 ifite zacyari zazinde none bageze naho bakora utuntu tumeze nk'uduhenge batasabwe batategetswe tudafite n'uturi hagati intambara yananiye abantu ahubwo bagomba kuba kwizima gusa habura umanika amaboko cyangwa kuyamanika na bombi habura bajya hagati abadiplomate bajya hagati y'abarwana maze kuba bakeya urumva abahuza ibihugu biba bifite nta mbaraga bafite ndareba imbaraga Kenyatta yagira igitutu Kenyatta yashyira kuri Tshisekedi nka kibura nkabona igitutu Renzo yashyira ku Rwanda cyangwa se kuri Kongo kugira ngo nako n'iki barekere guterana amagambo nka kibura urumva nkareba umuntu simbizi sindimo kubibona ariko mwijambo rimwe amagambo y'intambara ariho nayanyujijemo amaso mbona ibikorwa biyaherekeje n'ibikeye abantu badukanga n'icyabakanga abantu bacitse intege mu kurwana nta bushobozi bafite baranakennye barakubwira ngo iriya ntambara Israel na Iran yatwaye miliyari zirenga 70 ngahe mu masaha ngahe bari bayikomeza kamara icyumweru ari Iran ntiyabishobora urumva ari se ntiyabishobora kuzimya biriya bintu biramutse bizi icyumweru mu fururizo intambara z'arangaho z'amagambo gusa n'amagambo Iran duteye twayishwanyaguza Iran Israel ibeshe gakoza agati mu ntozi twayereka abo turi bo nyamara bose bamara gutera ibisasu ngo we are limited nta wakuri mitinze Tshisekedi zatera Rwanda Muendelesi Karimushe bose babaye ba Muendelesi Karimushe kwa Netanyahu Muendelesi Karimushe kwa Rahisi Muendelesi Karimushe kwa Ukraine iri gusabiriza nabonye bayahaye Ukraine amafaranga ari yose azashya urumva abantu nibace bugufi bamenye yuko badashoboye intambara ntizigezweho nicyo namaze kubona muri ibi kuko imbarutso zagiye ziboneka ku mpande zose ariko ibyo umuntu yavuga ukabona sibyo arimo kwigira no mu bikorwa cyerekana ko abantu bari ku magambo social media amagambo twakwica twakurangiza twagusiba ariko haboneka ya Muendelesi Karimushe umuntu agatangira ngo urabona ngo ibi nibi David reka dusoreza nta ntambara ziri ntacyo bariho rwose urakoze David nawe urakoze Kareje kandi barakoze n'abadukurikira asante sana iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntago murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare